imana Gitwaza arimo gukorera muri iyi minsi abantu barimo kugenda bayishidikanyaho. Ejo bundi Gitwaza mu materaniro ubwe yakoze ibintu bidasanzwe binateye ubwoba, ngiye byatumye nahahamuka ndavuga inti Gitwaza yabaye iki? Gitwaza ko twari tuzi ko ari umuhanuzi, Gitwaza ko twari tuzi ko ari umuvugabutumwa, ni igiki Gitwaza arimo kugenda akora ibintu nk'ibi ngibi mu by'ukuri twakwita ibintu bidakorwa? Hari n'abantu batangiye kuvuga ati Gitwaza yakoze impanuka mu mwuka, ati ntabwo ubundi intumwa y'Imana Gitwaza yakwiriye gukora ibintu nk'ibi. Abantu batangiye gushidikanya ku muhamagaro wa Gitwaza mu 2026. Uti biteye gute? Icyambere, Gitwaza yashyigikiye umudivorce ku manywa yanga izuba riva, pasitoro ngo witwa Barba yimitse uyu mugore, urugo ruramunanira. Gitwaza yamutereye intebe iruhande rwe aramweza, kandi mbabwire yuko ubundi nta mupasoro w'umudivorce Bibiliya yemera ibyo ngibyo rwose. Urumva kuko niba umuntu asubiye iwabo ni igishubaziko, yabaye igishubaziko, ugiye kubana nawe wese babyita ubusambanyi. Nta gishubaziko rero kigomba kuba ngo kijye mu nshingano za gitambyi. Bagomba kuba abakristo. Tugomba kwemera neza ko niba mu gisirikare cy'isi bakurasha ukuboko kukaba kajorite baguha dimobe, iyo bakurasha ukuguru kukavaho cyangwa ukagendera ku mbago uhabwa demobe. Kubera iki? Ntabwo washobora imirimo ya gisirikare udafite amaguru mazima cyangwa amaboko mazima. Uko niko no mu gipasoro, mu kivugabutumwa, uko niko no mu gishumba cyangwa mu gitambyi bimeze. Ntabwo ushobora gushobora imirimo ya gitambyi urugo rwawe atari ruzima, utarumerita, rukunaniye. Icyo gihe ubona dimobe ukagenda ukiyicarira mu bakirisito ugakizwa neza ukajya mu. Ntabwo abadivorce bazabura ubugingo. Gitwaza sinzi niba kuba Gitwaza ari dogiteri ari byo bimuha uburenganzira bwo kuba ashobora kuvogera Bibiliya isi yose ikamukomera amashyi ngo Gitwaza ni intwari. Sinzi niba Baruba niba koko kuba yaramusemuriye afite imyaka 14 ari byo bimuhesha uburenganzira bwo gushyigikira umudivorce ko agomba gukomeza kuragira umukumbi w'Imana. Ntabwo mbizi neza ikintu Gitwaza ari kuba cyo. Gitwaza ejo bundi ari mabwiriza mwarabibonye, yarahanuye, amaje guhanurira umuntu umukobwa mu iteraniro. Uwo mukobwa arabisuzugura, yari umukobwa w'umusirimu ubona ukize umeze neza. Ubuhanuzi bwa Gitwaza arabusuzugura, abusuzuguye hazamuka undi muntu aravuga ngo ubwo buhanuzi ngo ibyo bintu Imana ivuze kuri muntu ngo ndabyicakiriye. Gitwaza ibyo bintu arabishyigikira, aravuga ngo ni gucya rero ngo abantu barangara ngo amasezerano yabo ngo abandi bakayatwara. Nyakubahwa Apotre Gitwaza, ubu Imana yazanira umuntu ibintu yarangara ngo undi muntu oya? Iyo uhanuriye umuntu ubuhanuzi akabwanga, hari ibindi Imana imuvugaho. Imana yamubwira ngo ubwo ibyo bintu bivuze ntubyemere, dore noneho ibigiye kuba. Ibi byose ni ibyerekana ahantu uyu musaza Gitwaza twubahaga arimo kugenda bigaragara ko nyamara Gitwaza yahinduye icyerekezo. Ibi bintu mu bicunge neza. Gitwaza ejo bundi yatumye abakirisitu itaka ku buryo abantu benshi batangiye kumwita umupfumu. Ni ibintu bundi mu buryo bw'ivugabutumwa bitemewe, niyo byanakorwa na ba bantu bo mu byumba cyangwa bakorera mu butayu b'inyagasozi. Ariko umuntu nka Gitwaza gutuma abakirisitu itaka, bakaza mu rusengero bazanye itaka, igihe kikagera iryo taka bagakora imigenzo n'imihango, akabasaba ko ngo bajya kurikoresha muri ibi. Yarangiza akavuga ngo iryo taka ngo nutarizanye ngo warizanye ngo amuheho ngo bajye kuvumura. Ese koko ibyo bintu murumva ari byo? Murumva ari byo namwe ubyumvishije nk'umuntu w'umudogiteri? Ibyo bintu urumva ari byo mu mwuka? Muzi ko Imana ari omnipreza, ibera hose icyarimwe, ishobora byose, imenya byose. Ni ngombwa ko tuzana itaka mu rusengero. Ahantu Gitwaza arimo kutwerekeza abazayoni ni hehe? Gitwaza atangije iby'umwuka, noneho mu kurangira aherutse iby'ubupfumu, mu kurangira aherutse iby'umubiri. Ibi byishimo iyo mbivuze
muransakuriza ngo ntabwo uzamwigezaho. Sinzamwigezaho, intumwa y'Imana sinzayigezaho, ntabwo nanapfundura n'udushumi tw'inkweto. Ariko umva uko Bibiliya ivuga, iravuga ngo ubutumwa Gitwaza yatangiye avuga bwari ubutumwa bw'ukuri, ndabwemera, atangira Zayoni. Bibiliya ikambwira ngo rero nihagira undi uza kuvuga ubutandukanye nabwo muri Zayoni, niyo yaba ari Gitwaza ugarutse. Gitwaza yatangiye avuga ko nta mudivorce, nta mutinganyi, nta mupfumu n'ibindi n'ibindi. Niba Gitwaza ari ugarutse agashyigikira ubudivorce, agashyigikira ubupfumu, agashyigikira ibintu bipfuye, ndagira ngo nkubwire ngo biravuga ngo avumwe. Niyo ataba ari na Gitwaza kandi hakaza marayika muri Zayoni agahagarara ku gatute, marayika akavuga ibitandukanye n'ibyo Gitwaza yatubwiye mu 2000, muri 1998, 2001, 2002, 2003, 2005 byo kwakira Kristo tukamwizera nk'umwami n'umukiza, akavuga ibitandukanye nabyo, yaba na marayika avumwe. Iyi mpanuka rero Gitwaza yakoze, kandi ari we mushoferi utwaye Zayoni, akaba yakoze impanuka. Ndagira ngo mbwire abazayoni ibigiye kubabaho muri iki kiganiro. Niba ujya gushyingira abantu, yego, ukababwira ko bagomba kuzabana akaramata, weho byarakunaniye, ibyo bintu subwo urumva ari byo. Ngewe rero Baruba nge ndamuhagaritse ku pastor muri Zayoni, nk'umupasitoro rwose mugenzi wawe, umupasiteri mugenzi wanjye rwose wubwe. Ibyo gushimira Gitwaza ngo nuko ngo atamuri ngo atamwirukanye, ariko mu itorero nta muntu ukwiriye kwirukanwamo, sibyo? Nta muntu ukwiriye kwirukanwamo. Ariko Gitwaza ahemukiye Baruba, anahemukiye abandi bantu. Buriya erega ibibazo bibaho nuko rimwe na rimwe usanga abantu batanavuga. Nta n'umuntu wenda wanagira inama Gitwaza muri Zayoni ko yamubwira ati ibyo bintu urimo gukora ni ibiki. Abantu bose wenda buri wese akirebera umugati wakavuga ati navuga umugati ukamva ku munwa, wenda niboneraga n'iyo miliyoni cyane ibyo 500. Cyangwa se n'itorero hari naho rigera, burya ni shitani ni mubi. N'ahantu itorero rigera rikava muri Bibiliya rigatangira kuyoborwa n'amategeko y'umuryango abantu bavukamo, cyangwa se amahame ajyanye n'imico y'abantu runaka, sibyo? Ugasanga nibyo byageze mu rusengero. Nese bura nta batabyumva kimwe na Gitwaza ari ntabwo bashobora kuvuga nicyo kibazo cy'amadini. Reka niba umuntu yitwa ngo umushumba wa paruwasi akavuga, abantu bagomba gukoma amashyi ubwo bivuzwe n'umushumba. Nicyo kibazo kiri mu madini. Mu madini nta demokarasi, nta teokarasi irimo. Ubundi batubeshya ko ngo abakirisitu ngo bari hejuru, ngo abashumba bakajya hasi. Abashumba baziri ku gakanu. Reka ibi bintu byose rero twabivuga ugasanga n'ibibazo. Ariko nyamara intumwa y'Imana Gitwaza yakoze impanuka ikomeye yo mu mwuka. Hari ibimenyetso biri kugenda bibigaragaza, kandi muri iki gihe kugira ngo abantu bakomere bari kugenda bisunga ubwami bubakomeza. Noneho ibimenyetso rero bikagenda bigira gute bigaragaza. Ibaze rero nka Gitwaza wasezeranije abantu, akabasomera ijambo rivuga ko bagomba kubana akaramata, yarangiza agashyigikira divorce ya Baruba, akanavuga ko Baruba ari umwana bakwiriye kwirengagiza. Ndabyemera, abantu bakwiriye kwirengagiza ibintu byabaye. Ariko mu gihe Baruba kiri pasitoro muri Zayoni, Gitwaza rwose ni ikamba ry'igisebo araba yambaye mu izosi. Ibi ngibi ntabwo natinya kubivuga. Kandi noneho n'abandi bose, erega buriya
buriya hari abantu babanishwa nuko ari abakirisitu gusa nyine umugore akihangana kuko ari umukristo akaguma mu rugo akarera abana. yego hari n'abagabo bihangana kuko ari abakristo yagira ngo agiye gukora icyo akabona ijambo ry'Imana rimutunze urutoki. hari n'abantu badashobora kwemera amadivorce batajya kuyaka kubera yuko ari abakristo. ariko iyo abantu nk'aba ba Gitwaza batangiye gukaribisha amadivorce bitangira kugenda, ariko uziko na Kiliziya Katolike itayemera idashobora kwemera umudivorce. ngabe manseri cyangwa se baba bandi bajya abahereza babita ngo oya ngo abo ngo agira ate abo umukirisitu aho abe mu ajye guhaza ajye guhaza ntago babemera. reka da buriya naba no mu yandi matorero ho baranagira icyo bakubuza n'ugushaka, ariko Gatolika irafunga igahera heza ho nta nubwo ujya guhazwa Eucharistie keretse ugiye kuyiba kubera ko abantu bari benshi nta wakurondora ukagenda ukayiba ko babikaza cyane. noneho itorero twemeraga nka Zayoni ngo ry'umwuka oya byarazirubwo babiganiriyeho barabizirura. oya ntago babiganiriye erega ibi birerekana urwego Gitwaza ageze. kandi rero Gitwaza abantu ntibanamuvebe burya umuntu arasazereka burya nk'uko ubona ugura ameza gasaza ukagura intebe gasaza ukagura umwenda ugasaza ukagura telefone igasaza ukubaka inzu igasaza niko n'umuntu mu muhamagara amera. umuntu arakura agatangira ari umwana agakura akaba umunyembaraga akubaka amatorero akagira gute, ariko yageraho agasaza. iyo umuntu yashaje rero akenera abantu bakiri batoya bamuba hafi bakamurandata kugira ngo ibintu bitangirika. ndasaba abapasitoro n'ababishopu Gitwaza yimitse muri Zayoni kugira ngo mumube hafi, kuko iri dini yarita mu Rwabayanga ukurikije ibyemezo ari kugenda afatwa mu ruhame akavuga ngo Baruba ngo pasitoro Baruba yarataye umugabo. yanditse n'igitabo cyitwa Comeback kugaruka. Baruba pasiteri Baruba yanditse igitabo cyitwa Comeback bivuze ngo kugaruka. ubwo agarutse mu nshingano za gipasitoro aragarutse nyine. erega turi kwinjira mu isi y'abatinganyi, isi y'abadivorce. uriya ni umubatizo. buriya ikintu bita divorce ni umubatizo. ushobora no kubona na Gitwaza akoze divorce, ushobora kubona ntabwo yayikora arashaje. ni umubatizo abantu bose bayobye. ni umubatizo umva nkubwire none se abasaza ntibabatizwa? ni umubatizo abantu bayobye inzira y'ukuri bagomba kubatizwa. umubatizo nta kiganiro nabanjije hose Vestine agiye kubatizwa muri Canada. umubatizo witwa divorce. abantu bose b'ibyamamare ba Debeni bande abantu bose b'abastari bose bagomba kugenda bakora amadivorce. Pira ni umubatizo. hari ibintu erega Satani aba ashaka gukoresha abantu, kandi uba ugomba kubanza ukagira gute ukabatizwa. urumva kujya gusobanura impamvu ngo Baruba atambuwe ubupasitoro agomba gukomeza kuba pasitoro ugahera ngo yatangiye kugusemurira ngo afite imyaka 10 yose ni impamvu. nyine no kugaragaza ko ari umwana mu rugo. kuko ibyo yahawe ntabwo n'ubundi ari umuhamagaro we, ntabwo kuba yarahawe ubupasitoro ari uko abishoboye, ahubwo ni nk'ingororano, ni nk'inyiturano, ni nk'akado, ni ibintu twamuhaye nk'umwana. kuko yanze ubwenegihugu bwo mu Bwongereza reka aze gukorera Imana ajyane na Gitwaza ngo amusemurire. ibyo rero nyine ni ubuntu. so reka rero tubwire abantu bo muri Zayoni bareke kutureba nabi. batatureba nabi tuba turimo gukoma urusyo n'ingasire. bacunge neza. nabo baza muri comment batubwira uko babitekereza. nabanze kuvuga tubahaye uruvugiro bake kuri muri comment no bavuge. si byose. so ibiganiro byacu nakagaruka duhure mu ndi biganiro. turabakunda cyane. ciao ciao.
nguhaye ikaze wowe udukurikira mu biganiro byacu. Byishimo, umeze neza? Ni amahoro, turashima Imana. Uyu munsi ndagira ngo tugaruke muri Zion Temple kwa Gitwaza, umukozi w'Imana ushumbye Zion Temple, kugira ngo tumenye ubu butumwa Gitwaza arimo gutanga muri ino minsi buteye buti. Ubundi nuko hari igihe ngiye mbivuga abantu bakagira ngo ni ukwibasira umuntu, ariko sinshobora gusimbura Gitwaza muri Zion. Ibyo byo complete birumvikana. Yego. N'abagerageje gushaka kugira ngo bazane revolution muri Zion, ngira ngo byarangiye, imbaraga zibakubise ntago bamenye aho zaturutse, birangira ngira ngo bagiye gushinga andi matorero, baba bishop ngira ngo bari bageze muri 4, biza kurangira bavuyemo. Ntabwo rero byishimo ari nge wasimbura Gitwaza. Yego. Ntabwo ushobora kwibasira intumwa y'Imana Gitwaza kuko singe wamwimitse, kandi ibigwi bya Gitwaza bigaragarira buri wese, si byose kuko n'umuntu yaratangiye itorero mu 2000 cyangwa muri 1998 cyangwa muri 1999, niyo byaba muri 1994, kugeza uyu munsi nyuma y'imyaka 30 itorero rikaba rigeze ku rwego Zion igezemo. Ntabwo navuga ko Gitwaza ari umunyantege nkeya. Ibyo ngibyo byo tubishyireho akadomo. Gitwaza ntabwo ari umunyantege nkeya. Gitwaza ni umwe mu bagabo hano muri iki gihugu b'abanyembaraga dufite mu buryo bw'ivugabutumwa. Yego. Ntabwo nakwibasira Gitwaza cyangwa ngo munegure, kuko ntabwo ndi umuntu wo ku rwego rwo kunegura Gitwaza, ariko nanone ntabwo ushobora kunanirwa kuvugisha ukuri kwanjye n'ibintu uko mbibona. Yego. Hari abantu baba baramize umuntu. Ni fanatisme. Gitwaza n'umwe mu bantu bakonvetse abantu, cyane cyane abanyamurenge. Cyane rwose. Ni abantu baturutse hariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku mpamvu zigiye zitandukanye naragarukaho muri iki kiganiro. Hari abaje batashye nk'abanyarwanda, hari abahunze ibibazo biri hariya muri Kongo, hari impamvu zigiye zitandukanye zatumye abakongomani bashobora kuba bari mu Rwanda, cyangwa se abantu babaga muri Kongo ba mu Rwanda. Abo Gitwaza afitemo igice kinini, kuko nawe ngira ngo niho akomoka, nkuko nawe agenda bigarukaho. Yego. Niho yavuye. Ariko ntabwo Gitwaza buriya muri iyi minsi Gitwaza arambabaje. 2026 Gitwaza arambabaje, kandi Gitwaza anteye agahinda. Yego. Ntabwo nabura ubutabivuga. Gute rero? Ntabwo nabura ubutabivuga, kandi nkabivuga mbabaye, ariko yabaye byanamugeragaho. Buriya hari ahantu umuntu agera akaba adashobora kugirwa inama, ibyo akoze byose bakoma amashyi, yaba amafuti, yego, byaba ukuri, byose bakajya bakoma amashyi kubera ibigwi afite, aba afite. Buriya hari igihe umuntu ashobora guhanura ikintu kigasohora, agahanura icya kabiri, agahanura icya gatatu, yagera ku cya gatandatu agakora amakosa, nabwo bagakoma amashyi, akavangirwa bakavuga ati hoya hoya, bagakoma amashyi. Ariko nyamara tugomba kumenya ko umuntu ari umuntu, kandi umuntu agira intege nke, umuntu arahindagurika, Imana niyo idahinduka. Ntabwo natinya kuvuga ko intumwa Gitwaza yahindutse mu buryo bugaragara. N'umuntu umubona ubona ko Gitwaza yahindutse. N'uwumva yigisha ubona ko Gitwaza wigisha muri 2026. Ntabwo ari Gitwaza wigishaga mu 2000. Baratandukanye, harimo itandukaniro rinini. Ntabwo nzi ikintu cyahinduye Gitwaza. Ntabwo nzi inzira Gitwaza yanyuzemo baramusahura. Ariko Gitwaza rwose imbere y'Imana yamamagaye. Ndagira ngo mbabwire ko hari uburyo umuntu yirukanka, akiruka umuhanda ukamubana mwiza ukabatambarari, ntashobore gukontorora amaferi
na za mburiyaje n'amavitensi n'ikirere ari kwerekeramo bikaza kurangira akoze impanuka. Ibi nibyo byabaye kuri Gitwaza. Gitwaza yakoze impanuka, kandi iyi mpanuka yakoze mu mwuka. Mbabazwa nuko abantu bamuri hafi badashobora kuyibona, ahubwo bamufana gusa, kandi nawe ubwe ntashobora kuyibona, kuko Gitwaza n'umwe mu bantu ngo bafite dogitora, n'umwe mu bantu bakurikiranwa n'isi yose. Gitwaza yageze ku rwego ashobora kuba yarakorotse. Hari ibintu bita gukoroka, ni nka kwa kundi indege ishobora kubura kuri bya byuma bicu, kuri za radari, ariko igakomeza ikagenda. Noneho ndagira ngo nibwire rero abafana n'abakunzi ba Gitwaza, nzi neza ko bashobora no kuza kunuka. Ngiye byishimo, ntago ninyi bitutsi, ntago ninyi bitutsi, na Yesu bamwise Beelzebuli. Genda untuke, ariko reka nze mubwize ukuri, mubwize ukuri. Kuba ufana Gitwaza ntibimuhindura umukozi w'Imana. Kuba ukunda Gitwaza ntibivuze ko ibyo aravuga biraba ukuri ngo nuko umukunda, sibyo? Kuba ukunda Gitwaza ntabwo bivuze ko nanabeshya turi buze kubyemera ngo nuko abantu benshi bamukunda cyangwa bamufana. Ibyo ngibyo ndagira ngo mbigusobanurire neza. Kuba Gitwaza yarize dogitora ntabwo bimuha uburenganzira bwo kuvogera Bibiliya ngo akora ibyo ashaka, ngo kubera ko ngo ari Gitwaza wabikoze ngo ubwo ni ukuri. Kuba Gitwaza yarashinze Zion Temple ku isi hose, Pawulo hari amagambo yavuze akomeye Emi, abwira itorero, aravuga ngo ubutumwa twababwirije nibwo bw'ukuri imbere, ngo nihagira undi muntu uzaza kubabwira ibinyuranye n'ibyo twavuze, aravuga ngo niyo azaba ari twebwe ubwacu tugarutse kuvuguruza ibyo twigisha, ndetse niyo azaba ari marayika uvuye ku Mana, aravuga ngo azavumwe. Uranyumva neza? Aravuga ngo azavumwe. Ibyo bintu ubyumve neza, wumve ko ubutumwa Gitwaza yatangiye avuga n'ubw'ukuri. Ariko ikintu kibabaje ni uko Gitwaza ubwe uyu munsi arimo kuvuguruza ubutumwa yagize gute, yatanze. Kandi noneho abantu bakaba bari kugira gute, bari kumukomera amashyi ngo ni umubyeyi, ngo ubwo ari Gitwaza ubivuze. Ariko ntabwo kuba Gitwaza ari dogiteri ntabwo bivuga ko agomba gucurika Bibiliya ngo ubwo icuritswe na dogiteri ngo ibintu ngo ni sawa. Kuba Gitwaza akunzwe ku isi hose n'abana n'urubyiruko, abagabo n'abagore, abakecuru n'abasaza, ntabwo bivuze ko bimuha uburenganzira bwo gukora ibintu Bibiliya itemera, ngo ubwo ari Gitwaza wabikoze, sibyo? Ngo ubwo ni sawa, sibyo? Birababaje kandi biteye agahinda. Nawe se reka nze nkubwire, Gitwaza ni gute wubwe afata umuntu w'umudivoruse akakomeza kumurekera inshingano za gipasitoro, sibyo? Muri Zion Temple bisobanuye ko muri Zion Temple uyu munsi abapasitoro bemerewe gukora divorce, kuko uyu Baruba, uyu nguyu ni umupasiteri. Uyu yatangiye gukorana na Gitwaza ngo afite imyaka 14. Kuba rero yarakoranye na Gitwaza afite imyaka 14, we na Gitwaza ntibibaho uburenganzira bwo kuvugurura Bibiliya cyangwa se kuyitwara uko itari, ngo nuko bakoranye igihe, ngo nuko yamusemuriye muri Amerika. Kuba barakoranye afite 14 bagakurana, Gitwaza ubwe akamwimika ku bupasitoro, sibyo? Akamuhereza inshingano za gipasitoro. Ashobora kuba ari kado yamwihereye nk'umwana wamusemuriye, kuko gusemura ntabwo bisobanuye umuhamagaro wa gipasitoro. Ariko nk'umuntu wabaye hafi y'umubyeyi, akaba hafi y'intumwa, ashobora kuba yaramuhaye ku mavuta, sibyo? Akamurambikaho ibiganza. Ariko niba Baruba ageze ku rwego urugo rumunanira ku mpamvu nge ntashaka kumenya izo arizo zose zatuma nanirwa urugo, ariko Bibiliya ivuga ko niba umwepiskopi ananiwe gucunga ibyo mu rugo rwe bikamunanira rwose, abahinyuwe, ntabwo aba akwiriye kongera kuba umwepiskopi. Nta mupasitoro wakoze divorce ukwiriye kwitwa pasitoro.
bakwiriye kuba abakirisitu. Ntabwo mvuze ko abadivoruse badafite ubugingo, ntabwo mvuze ko abadivoruse batazajya mu ijuru, ariko abadivoruse bafite ubumuga, sibyo? Bafite ubumuga bugaragara bubabangamira. Bibiliya itemera rwose ko bakwegurirwa umurimo wa cyepiskopi. Niba rero Gitwaza uyu munsi, kubera ko ngo ari Gitwaza, kubera ko ngo ari aposo, kubera ko ngo ari dogiteri, kubera ko ngo ari umuhanuzi ukomeye, kubera yuko ngo afite igikundiro, kubera yuko ngo ibyo avuze byose abantu bakoma amashyi, niba uyu munsi acecekesheje Zayoni akayibwira ko yakira Baruba nk'umupasitoro, ko bakwiriye kwirengagiza ubusembwa, kankoresha iryo jambo, bakwiriye kwirengagiza umugayo umuriho wo kuba yarananiwe kubaka, noneho bakamwakira nk'umupasitoro agakomeza kubaka itorero. Impamvu ubundi zatumye ananirwa kubaka urugo rwe ni impamvu simusiga, yagakwiriye gukomeza wenda kuba umusemuzi akamusemurira, ariko imirimo ya gipasitoro nyakubahwa Apotre Gitwaza warengeye. Nagira ngo n'ubundi agiye kuzajya agomeza musemurire gusa, ni pasitoro, ni pasitoro Baruba. Ubwo aracyakomeje na titire yanavuze ati ibindi mu byirengagize n'umwana wacu. Ese kuba umuntu ari umwana wawe nyakubahwa aposo bimuha uburenganzira bwo kuvuguruza Bibiliya? Ubu se reka nze nkubaze, ntabwo nzi neza abantu bose bakoze divorce hano muri Zayoni, ariko ndemera ntashidikanya ko Gitwaza nta muntu yakura muri ziriya ntebe bamuhereza inkoni ya gipasitoro yarakoze divorce. Ntawe cyangwa yarabikoze we. Reka nkubwire, ni nayo mpamvu abantu batangiye kuvuga ati Gitwaza niwe wasenyeye Baruba, kuko none se ibi ngibi se niwe biri kuvugwa, biravugwa bati Gitwaza intumwa y'Imana niwe wasenyeye Baruba. Gute akomeza kumuha ubupasitoro? Ni gute akomeza kumuha inshingano ya gipasitoro? Muri Zayoni harimo imirimo myinshi, ariko dore icyo ngiye mvuga abantu, kandi mumbabarire mu cyumve, hari abantu barindagiye barwana intambara, batemera ukuri, barwana intambara z'abantu. Ubu bagiye guhaguruka ngo mvuze Zayoni kubera ko, ariko Zayoni ntabwo ari amarembo ajya mu ijuru, sibyo? Biriya bitereko by'amatabaza biba biri kuri aritari ntabwo biri ari iby'umwuka wera, sibyo? Biriya ni ibimenyetso by'abantu, ntabwo ari ibimenyetso by'abantu. Ntabwo Zayoni ari Yesu, ntabwo Zayoni ntabwo ari ubugingo buhoraho. Zayoni ni proje ya Gitwaza, Zayoni ni iyerekwa rya Gitwaza, Zayoni ni umushinga wa Gitwaza avugira mu butumwa wenda bwiza bwa Yesu. Icyo tuvuga ngo manze niyamabana, icyo tuvuga turavuga ngo iyi Zayoni mu 2026 Gitwaza ahinduriye icyerekezo, ayijyanye. Ese Gitwaza bitewe n'urukundo akunda Baruba? Ni urukundo. Ese Gitwaza bitewe n'ubushuti afitanye na Baruba? Ese Gitwaza abitewe n'uko Baruba ari umwana wo mu muryango, akaba wenda ari amubereye nka se wabo cyangwa ibi nibi? Ariko nagira ngo mbwire ko mu bintu by'Imana ubundi nta marangamutima abakwiriye kuzamo. Gitwaza rero hagaragaje ko Zayoni, nabonye abadivorce bavuze bati kude chapeau Gitwaza, ukoze ibintu bitigeze bikorwa n'undi muntu wari we wese. Abadivorce bavuze bati, ariko nge nagira ngo mbwire abadivorce rwose pe ntago ari abo gucirwa witeka. Abadivorce n'abana b'Imana, sibyo? Kudivorce nanjye byambaho, n'undi wese byamubaho, ariko icyo dukwiriye kwemera ni kimwe, nuko ibintu by'Imana birera kandi bifite nta n'amarangamutima abizamo. Niko ibintu by'Imana bimeze. Icyo tugomba kwemera ni iki: niba mu gisirikare cya hano mu isi iyo bakurashe ukuboko ku buryo kutongera gukora, uba kajorite,
sibyo ukomeza kwitwa umusirikare icyo gihe bagukubita demobu ugataha ntabwo wajyana n'abandi ku rugamba ukuboko kudakora. Igihugu kigira indi mirimo kiguha sibyo ugakora rwose kandi ukaba umwenegihugu kandi n'ibigwi byawe bigahora byibukwa sibyo bigahora byibukwa umuntu wamugariye ku rugamba. Iyo bakurashe ukuguru kugacika hakajyamo poroteje cyangwa insimburangingo, reka dukoreshe iryo jambo, cyangwa se niyo kutacika ariko kukamugara ku buryo utabasha kwiruka ugendera ku mbago mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ntabwo icyo gihe majoro niyo yaba ari n'umugaba w'ingabo ntiyakurekeramo ngo nuko uri murumuna we ngo akohereze ku ntambara kuko abaguhemukiye. Aduye aragufata ko hari ahantu bigera ugakizwa cyangwa ugashobozwa intambara nuko amaguru ari mazima. Hari ahantu bigera urugamba ukarubashishwa nuko amaboko ari mazima. Hari ahantu bigera urugamba ukarubashishwa nuko umugongo ari muzima. Hari ahantu urugamba rugera ukarushobozwa nuko amaso areba neza. Mu gihe bakurashe mu jisho rero faragamenti zarayamenye, icyo gihe urihangana niyo perezida yaba ariswo nta yandi mahitamo aba afite ngo yakurekera mu gisirikare, yagushakira indi myanya myiza ahandi ukajya gukora wenda ukaba na ambasaderi. Ariko ibijyanye n'igisirikare cy'igihugu n'urugamba ni ibintu byo kwitonderwa sibyo, ni ibintu byo kwitonderwa. Ibi tugomba kubyemera rero completely, tukemera ko niko bimeze no muri uru rugamba turi kurwana no mu murimo w'Imana niko bimeze. Hari ahantu Satana kurasa ukabyemera kwa kurashe, niba uri pasitoro ugakaraba ukagenda umuririmbyi cyangwa se ugakora indi mirimo, ariko nta pasitoro wakoze divorce ubaho. Ntawe iyo nshingano, nta mushumba wakoze divorce, nta mu bishop wakoze divorce ukwiriye kubaho. Impamvu iyo ari yo yose, niba shitani nyine akurasha icyo kintu wikomeza kugundira ibyo bintu byera by'Imana, bireke ufata ibindi sibyo, bireke ufata ibindi, kuko nushumba itorero rizaba iry'abadivorce. Abagabo bose bazatabagora ati na mushumba wacu se ko yakoze divorce. Abagore bose bazajya kuburana mu nkiko ati n'umushumba-kazi wacu nawe yarayikoze, mujye mutuvaho. Ndagira ngo nibwirire apotre yego igihugu cyacu gifite ikibazo gikomeye ku buryo ibinyamakuru biri kuvuga ko Gatanya yabaye icyorezo, yarenze urwego ifatwa nk'igisubizo. Ubundi Gatanya ni igisubizo cy'umuryango ufitanye amakimbirane, bakavuga batabanaho kugira ngo bicane cyangwa bakorana ibikorwa by'ubugizi bwa nabi, bashobora gusubira mu mategeko bakagira gute bagatandukana. Uyu munsi rero tuvugana ni ukuvuga ngo leta yashishikarizaga abantu ko aho kugira ngo bahemukirane bakwiriye gukora amadivorce, ndetse uburyo bwo gutandukana leta irabworoshya kugeza ubwo abantu bo ubwabo bashobora no kwicara bakagirana amasezerano yo gutandukana, bakajya kuyasinyisha mu mudugudu, mu kagari no ku murenge, bagahita bagira gute babatandukanye. Ibyo bintu rero leta ubu uyu munsi noneho iri kubona yuko umuryango nyarwanda urugarijwe bitewe n'imanza ibihumbi biri mu nkiko z'abagore n'abagabo bashaka gutandukana. Ni nayo mpamvu uyu munsi leta iri kugira none ivugurura amategeko ivuga ko nibura abantu bagomba kujya muri divorce bakwiriye kuba babanye nibura imyaka 5. Ibi ndagira ngo Gitwaza tubimwibutse. Baruba imyaka 5 ubwo ntayo yarambe. Oya nishaka ibe ni 10. Ubundi pastor agomba kubana n'umugore we ubuziraherezo cyangwa n'umugabo we ubuziraherezo. Kuko niba ujya gusezeranya abantu erega ugasezeranya abantu